Yes, ibihe byiza rero nshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda, ndagarutse ntabwo ngeze njya kure cyane, mbabwire ngo iracyari Alpha TVN Sports, ndi Alpha nibigira. Ku munsi w'ejo wa kane tariki 23 kwezi kwa gatandatu 2025, yakubwira ngo byari byiza. Hari umunsi wa kane amanywa meza cyane, ntabwo ari ku munsi w'ejo wasize umunyamakuru wa RBA witwa Paul Rutikanga atigaragaje nyuma yo guhabwa inkoni y'ubuyobozi muri iki kigo. Ubwo rero nawe afite ukuntu nyine yabigenje ku munsi w'ejo. Paul Rutikanga muramuzi cyane mu makuru, yasezeranye n'umukunzi we bita Uwera Caroline mu ikositimu ryiza cyane, ubona ko uriya mugabo nyuma y'uko yajyaga yambara amakositimu kuri televiziyo, we na Uwera Caroline bahise berekana yuko n'ubundi bafitanye ubushuti buhambaye, bemeranyijwe kubana nk'umugore n'umugabo nk'uko biteganywa n'amategeko. Ngira ngo Rutikanga muramuzi, uyu Uwera Caroline we wakwibaza ngo bamenyanye bate, ariko bamaze igihe kinini bakundana, ndetse muri Gicurasi uyu mwaka ubwo uyu Paul Rutikanga yambikaga impeta uyu mukobwa Uwera Caroline, noneho amwemera kumubera umugore. Rero basezeraniye mu murenge wa Remera ku munsi w'ejo wa kane, mu gihe indi mihango y'ubukwe yo iteganyijwe kuzaba ku itariki 29 Kanama 2025. Rutikanga muramuzi cyane rwose, umusomyi w'amakuru neza mu Kinyarwanda, cyane masaha y'umugoroba kuri televiziyo Rwanda RTV. Ubwire ngo uyu mugabo n'umuhanga muri aya makuru, cyangwa ngo n'umuntu woroshye cyane cyane ko abantu bamuzi ko ku nkuru abazumva wajya kureba rero ugasanga n'umuhanga cyane. Paul Rutikanga mu mwaka 2016 yakoreye iyitwa Cloud TV. Cloud TV rero mwagiye muyumva, arahava ajya gukora kuri TV10, ari naho yavuye muri Werurwe 2017 yakora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Paul Rutikanga ku itariki 5 Ugushyingo 2024 yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA. Rero uyu mugabo Paul Rutikanga na Uwera Caroline bagiye kubana rwose umugore n'umugabo. Benshi bazaga ati ariko se wasaba bari gukura cyane, ukabona barakuze ariko ukabona ntacyo bibwira bite byabo. So rero ubwo nawe abashe kuba yagaragaza ubushake bwe mu gukora ubukwe bwo nyine, n'abandi bahozwa mu majwi ngo barakuze, nibashe gukomeza no batangire bigaragaze ubundi basezerane nkuko amategeko abisaba. Ngibyo rero nguko ibya Paul Rutikanga. Natwe tumuge tuti imyiteguro myiza cyane y'ubukwe, iminsi iri imbere muri Kanama, nizeye ko bizameze neza cyane. Banafite umugore mwiza, ndabona ko nyine nawe ameze neza, nibyo kwishimira cyane. Abavandimwe barabashyigikiye ndetse n'abandi baritegura kuzabashyikira mu yindi mihango iri imbere mu birori byabo. Ndizera bizaba bimeze neza cyane muri rusange. Ndi Alpha nibigira, reka namwe nkomeze mabwire ngo mukore subscribe kuri televiziyo yanyu Alpha TVN Rwanda, ubundi YouTube channel tuyizamure gira ibihumbi 10 byihuse rwose mo kabyaramwe, kandi zara ko bizagira neza cyane. Rero reka nkomeze mbivuze gukurikirana ibindi biganiro byacu muri rusange. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, mama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu itaje y'uwitwa Jacobo.
etage ifatanye na station SP. Ikaze rero ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788888713 cyangwa se duhamagare kuri 0730343894 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose.